ku mwana ubushaka nyina. So aho niho byatangiye. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese mukurikirana za Hip TV. Uyu nguyu yitwa Nana ku mbuga nkoranyambaga niko azwi, akaba amaze iminsi ari kuvugwa mu rukundo n'uwo mumenyereye cyane, umukinnyi wagiye ukina mu makipe atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, Kimenyi Yves. Uyu munsi rero Nana yaje guhakana ibyo bamaze iminsi bari kuvugwaho, ndetse baje nabo ubwabo gusa nkaho bihamiriza kuri live ya TikTok y'uwitwa Godfather, bavuga ko bari mu rukundo ndetse ko babyaranye n'abana b'impanga. Ni amagambo baje kuvuga, ndetse reka tubanze tuyabumvishe ubundi tugaruke tubumvisha uko yaje guhakana ko nta mubano afitanye mu bigendanye no kuba yaba ari umugabo n'umugore hagati we na Kimenyi. Ayaho yaje kuza ahakana ko Kimenyi batigeze babyarana abana b'impanga, ngo ndetse nabo bana mwita kari impanga ngo ko atari impanga. Akaba yaje ndetse no kuza ahamya neza ko ngo Kimenyi ari inshuti ye bisanzwe, azanasobanura no kuba atavuga rumwe na Muyango Claudine, uyu nguyu umugore wa Kimenyi Yves, bivugwa ko ngo batari kuvuga rumwe muri iyi minsi. Uyu nguyu rero akaba yaje avuga aho byaje guturuka, avuga ko ngo ari uko Muyango Claudine yafashe ifoto y'umwana we aza kuyiha Jihad ayikoresha mu nkuru yaje gukora. Jihad muramuzi, ni Jihad uyu nguyu mwamenyere ku mazina y'umushu, kugeza ubu ngubu ufungiye muri gereza ya Mageragere. Akaba rero yaje kuvuga ko tigeze abyarana na Kimenyi Yves, ndetse ko batazigera babana ngo nk'umugabo n'umugore, ngo ibyo muvuga ngo ntabwo muzi byari byo. Aje byose abihakana mu gihe bari babyiyemereje. Reka twumve live yuko baje kubyemeza, nyuma y'iyi live yuko baje kwemeza ko bakundana kandi ko ngo yabyaranye na Kimenyi Yves Impanga. Turagaruka twumva n'amajwi y'uyu munsi y'ukuntu ahakanye ko atigeze akundana ariko nta n'abana b'impanga babyaranye. By the way, she's not ex. She's your lover. Rio, wigeze gukunda no mu bihe bya kera na Kimenyi? Yes or no? No mu bihe bizaza niyo twapfa tukazuka tuzakundana. Uyu munsi Kimenyi is your boyfriend or he's your man? Are you in love with him? It is Leo man, love man, Leo. Asubije ngo Leo man, munyibutse avuze. Why not? Nimba umuntu ashaka kuvuga ngo Leo lava. Nalongo. Kimenyi ya Salongo. Salongo times 2. Ndamubajije ngo mu Kinyarwanda ni Kimenyi ni wese w'impanga zawe? Ati ni wese w'impanga zanjye gukuba kabiri. Times 2. Haruzirwanira ngo nzimuhe. By the way, I'm fucking proud. Ku mwana ubushaka nyina. So aho niho byatangiye. Mbaza Jihad, ese waba wakuye hehe iyo foto washize hanze? Ese amakuru watangaje waba uyahagazeho neza? Aragira ati shu wapi, gusa runaka yampaye iki, yampaye ifoto. So arangije ndamubwira genda usiba ikiganiro, nurangiza gusiba ikiganiro ugiye guclearinga air ko wabeshye. Koko yarabikoze, arangije kubikora, ikiganiro gishirayo. Ababibonye nuko nyine ukuri abantu ntabwo bagukunda, abantu bakunda karabaye. Arangije nyuma gikuraho, turanabisererera, ndamubwira wari kugukigumishaho paka, ntabwo wari ku editinga ngo kuremo aho wari wasabye imbabazi. So ibyo biraza. Icya kabiri nshaka guclearinga, mbabwira ahantu byatangiriye. Icya kabiri nshaka guclearinga ni kino: ngiye mfite abana, nta mwebwe wenda muzi ngo ni impanga. Oya, mfite n'abandi. Nta mwana mfitanye na Kimenyi, nta bana mfitanye na Kimenyi Yves habi. Nta n'umwana n'umwe mfitanye. Babishakira utuviews, ndabyumva akazi karabuze rwose, nta ribi.
ariko sometime nimuzajya mujya kuvuga ibintu nimukajya mushiramo sometime ibikabyo nimukajya mwumva ibintu by'ibice bice ngo ugaruke ushireho ukora iki, oya ujye uvuga ikintu ufitiye amakuru ahagije. Kandi ikindi cya kabiri, njye narinzi ko uyu muntu umunyamakuru kugira ngo ujye gutangaza inkuru abanza gukora research akareba mu mpande zose akamenya ukuri yangiza akaza kuvuga, ariko murahubuka mwe muraza nyine kubera kwa byandi byanyu bita ngo nugutwika mugatwika mwangiza gutwika mukigendera. So guys, jewe nta sindi involved yo kuba umugabo n'umugore baratandukanye ngo ni njyewe, hoya 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 hoya, kandi ntaga ni njyewe. Nimba baranashwanye ibyo bashwanye nibo babizi nk'aba bantu, nge sindimo. So ibyo ndabirangije. Buri munyamakuru wese urimo uragenda kandi kanabonye igihe nimba ari n'inyarwanda ngo ivuga ngo uwo babyaranye, no 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 no. Kandi none ikindi cya kabiri ngiye nuko by the way ndi umuntu uri funny kandi ndi umuntu ukunda kwisekera no kwifatira ibintu byose ibintu easy. So niyo mpamvu mubona ibintu byose ntabikomeje, ariko enough is enough. Ibintu byo kunshira mu mateshwa y'abantu sinyarimo, ahubwo muzambarize wagiye kwishyura yaragamije iki. So ibyanjye naho mbirangirije. Buri muntu wese urimo uragenda uvuga sinkundana nawe, singiye kubana nawe, si umugabo wanjye, mfite urugo rwanjye, meze neza, ndashima Imana. Buri muntu wese wagendaga akiyandikishwa ibyo yiyandikishwaga ize. Kandi ikindi cya kabiri, we kuba yavuze ngo bro hari igihe mubana n'umuntu muri abashuti, ahubwo mwebwe ukuntu mwe mwafashe iryo jambo mufite ukuntu mwe mwarisesenguye, nyine ukuntu mwe mwarisesenguye nta kundi. Ubwo nawe mu gihe muzamubonera muzabimubaze, kuko ngewe nta munsi ndabyuka mitondo ngo ninze ngo mvuge ngo ndi mu rukundo ngo ndi iki, no. So murakoze, ayanjye nayo.